nta banzi babayo, nta barozi, nta bacisha, bamwe badukubitisha inkuba zo kuzuba ntibabayo. Ntago gusenga yitatu bibayo sha, ntago bihaba. Abatuzunguriza imitwe ntago bahaba, abadutuka ntago bahaba, nta comment imbizi haba. Yesu, haleluya. Ntihabaho gupfa no gupfusha. Mana ndagushima, ntabwo turagororerwa. Iyo umukinnyi ajya gukina hari ibyo kurya bamuha kugira ngo abashe kurushanwa, hari ibyo kunywa kugira ngo arushanwe, hari imyambaro yambara kugira ngo arushanwe, hari ahantu arara kugira ngo arushanwe, hari ukuntu bamwitaho kugira ngo arushanwe. Natwe ibyo dukorerwa ni ukugira ngo turushanwe. Ariko nje kukubwira ngo komeza urwane, ingororano ntago ziraboneka. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, mukomeze mugubwe neza bakurikiranye mu Charlene official. Nizere ko umwami Imana akomeje kurwana intambara zose, kandi nizere ko umugisha w'Imana uri kubazaho nkuko tubaturaho umugisha. Nizere ko ibi biganiro n'ubutumwa ndetse n'impuguro bigenda bibahindurira amateka yo mu buryo bw'umwuka. Rwose icyo ngicyo nizere yuko izi nyigisho ziri kubavana ku rwego zibageza ku rundi, kandi mujye mutubwira igisubizo cyavuyemo, kuko harimo ababitubwira kandi bakaturemesha tukumva ko dukomeje kugira imbaraga z'uyu murimo dukora. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Rero aka kanya ndashaka kubabwira yuko ingororano tutaragira gute, ntabwo ingororano turazihabwa. Ntago ingororano turazihabwa. Iki ni igice cya gatatu mu bice twagiye tuganiraho, ngenda mbabwira yuko iyo umuntu yapfuye biba bitararangira. Ntago iyo umuntu apfuye birangira, ahubwo birakomeza, kuko mu byahishuwe ibice byaho 22 umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ndi Arufa kandi nkaba Omega, ndi itangiriro nkaba n'iherezo. Twagiye tubiganira, ariko aka kanya ndashaka kwibutsa abarokore ko ingororano tutarazibona. Kandi impamvu nshaka kubyibutsa abarokore ko ingororano tutarazibona nuko hari ibintu Imana ibaha mukabyitiranya n'ingororano. Hari ibintu Imana idukorera abantu bakabyitiranya n'ingororano. Hari igihe Imana ikugabira ikintu cyiza cy'agaciro wakireba ukabona ntago wari ugikwiriye, hanyuma ugahita Satani agashaka kukubwira yuko ingororano zabonetse. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ntago turabona ingororano. Mureke wenda ntange urugero ho gato kugira ngo ibi bintu mubyumve. Ari abasiganwa b'amaguru, ari abasiganwa b'imodoka, ari abakinnyi b'umupira, bari abantu kubwo igihugu kiba gishaka ko kibona ishema ku bwabo. Hari uburyo batozwamo, hari ibyo kunywa bahabwa, hari abaganga babavura, hari imiti banywa, hari ibyo kurya babaha, hari hoteli bararamo, hari ibintu babanza gukorerwa. Iyo umukinnyi bamuraje muri hoteli rero, ntago hoteli bigomba kumwibagiza umugambi we wo kuzakina ejo. Amen. Kandi iyo umukinnyi bamugaburiye ibyo kurya byiza, ntago ibyo kurya ari cyo gihembo, buryo haba hari hasigaye igikombe. Haleluya. Iyo umukinnyi amina bamufashe neza kugira ngo umubiri ugire imbaraga, bakamwigisha, rimwe na rimwe akahabwa abatoza bakomeye, ndetse akabona n'ibiryo arya bimwunganira kuzagira imbaraga zo kwirukanka, cyangwa kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, ukabona yitaweho kurusha abandi. Ntago biriya biryo ari cyo gihembo, nta nubwo hoteli ararama ari cyo gihembo. Imana ishimwe. Kumwitaho, kumushakira umuganga si cyo gihembo, no kumuha imiti igomba kumufasha kugira ubuzima bwiza si cyo gihembo, ahubwo igihembo ni igihembo ahabwa mu gihe yamaze gukina hanyuma agatsinda.
rero iyo umukinnyi arangariye ku byo kurya byiza bamuhaye akibagirwa yuko ejo hari ugukina n'indi kipe agatsinda akabona igihembo, icyo gihe atahira iki? Atahira ibiryo bamugaburiye, agatahira kurara muri hoteli nziza, agatahira ya mafoto bagira gute, ya mafoto babafotora no kujya mu bindi bihugu ibintu nk'ibyo. Ariko naho yarara muri hoteli nziza, haryama azi yuko ejo hari ugukinira igikombe, haryama azi ko ejo hari ihangana ry'amafaranga runaka, hari sheke babasinyiye. Nagira ngo rero mbwira barokore ngo impamba y'urugendo ntizakwibagiza iki? Urugendo. Ntabwo impamba y'urugendo ikwiye kukwibagiza urugendo. Uzi ko umuntu Imana imukubita ibyo kurya byiza yari yarahondaguwe, atazi ukuntu barya neza, yatangira kurya neza akavuga ati mu ijuru nahageze. Wari wabona aho umuntu aruhira muri iyi si akazahembwa ibiryo? Abarya neza se kukurusha badasenga bo yabahemberaga iki? Wari wahabona aho umuntu Imana imwambika imyenda hakibagirwa yuko hari undi mwambaro? Sifa kwa Mungu, haleluya. Imana ikwambika imyambaro y'ibitenge, imyenda wambara yambarwa n'indaya, yambarwa n'abicanyi n'abagome, abatumvira Imana n'abakorera Satani. Uwo mwambaro wambaye n'umugore udasenga arawambaye, ariko uyu mwambaro ukakwibagiza umwambaro tuzambikwa n'umwami. Amina. Undi mwambaro utari nk'iyina hiciko inacuye. Hari undi mwambaro Imana izatwambika. Baroko, impamba y'urugendo yikwibagiza urugendo. Ibiryo byinaha bitera umutima, bigatera umwijima, bituma ugira umuvuduko. Ibiryo byinaha urya ukarara udasinziriye neza. Ibyo ngibyo bikazakwibagirwa kuzarya kuri Imana yahishwe. Uzi ko hari abantu Imana ikorera igitangaza bakagira ngo bamaze kubona ibihembo by'amarushanwa, babonye ingororano. Umuntu rwose w'umusore Imana ikamukubita umukobwa, babakobwa nyine babandi bagenda ibyo bazi bakareba ibyo bazi di, akagira ngo ijuru yarigezemo, akagira ngo yagororewe. Ntabwo uwo mukobwa ni ingororano. Imana yagukubita umugabo w'iboga ukibagirwa, ukavuga uti Imana yampaye ingororano. Imana ikaguha ikimodoka kiryana gihumeka nk'umuntu, ukibeshya ko ari ingororano Imana yaguhaye. Bamara kuguha tike y'indege tugiye kujya mu mahugurwa muri Amerika, ukagira ngo ni ingororano. Waba uhagaze kuri airport hari ku kibuga cy'indege hari i Kanombe, waba uhagaze ugiye kwinjira mu ndege ukagira ngo wamaze kugororerwa. Imana yakugeza muri ibyo bihugu by'ibihanganje ukagira ngo igihugu wagombaga kujyamo cyo mu ijuru wahageze. Ngenda shaka kwibutsa abarokore ko ingororano tutarazibona. Nimukomeze murwana ingororano ntiziraza. Ntabwo Imana yakugororeye icyo gipangu ngo Imana yaguhaye etaje, ngo yaguhaye inzu nziza. Imana yaguhaye etaje nk'imwe igiye kunyubakira mu minsi iri imbere ukagira ngo wagororewe. Reka ibyo ngibyo niyo umuyaga uje birahirima. Ibyo ngibyo uko byubakwa niko bihirima. Hari indi ngororano nje kubwira barokore ngo hari ingororano nimukomeze murwane. Wewe wabonye Imana iguhaye abana utabyara kugira ngo ingororano wayishyikiriye, komeza urwane ingororano ntabwo urayifata. Wabonye Imana iguhaye icyubahiro abantu bose barakubararira kugira ngo ingororano wayishyikiriye, ariko ntabwo urayishyikira, komeza urwane ingororano ntabwo urayifata. Imana yaguhaye kwinjira muri beko ukajya ubikura uko ubishaka, imfura za beneri hose ukajyamo, amayero n'amapawundi n'amanyarwanda ugira ngo ingororano wazishyikiriye. Hari ibindi bihembo Imana izafata inanga iducurangire. Tuzabona ba Mose, tubone na ba Eliya, tuzabona ba Enoki, haleluya, tuzabona sogokuru Aburahamu, tuzabona ba Yesaya na ba Yeremiya. Imana ihabwa icyubahiro. Tuzabona ba Esteri, tuzabona intwari zatubashije, tuzabona ba Pawulo na ba Petero, tuzabona Sira. We Mana we,
nzabona Yobu mbone Debora sha nimba ari umugore nkunda Debora ndamukundura wagiye kurwanirira abisiraheli abagabo bananiwe nzirebera Debora. Haleluya haleluya. Tuzarya manu yahishwe, tuzatembera ku nyanja y'ibirahure, tugende mu mihanda yubakishijwe amabuye y'agaciro, ahatava ibivumbi ntihabe icyondo. Yego Sofia nagwa haba, nta polisi zihaba, nta nzu zigereza, nta bitaro bibayo, nta banzi babayo, nta barozi, nta bacisha bamwe badukubitisha inkuba zo kuzuba ntibabayo, ntago gusenga yitatu bibayo sha, ntago bihaba. Abatuzunguriza imitwe ntago bahaba, abadutuka ntago bahaba, nta komenti mbizi haba. Yesu haleluya. Ntihabaho gupfa no gupfusha. Babana wabyaye bakakunanira ntago bibayo, abakugenza n'abagushinja ntago bahaba, nta mivuduko izamuka n'indi ngo imanuke ibayo, nta mwijima ntayo, nta korona ihaba, covid ntibayo. Haleluya haleluya. Nta busumbane bubayo, nta karengane kahaba, nta bakuvugiriza induru, nta bafite urwango bahari. Mu ijuru haba abantu beza gusa, n'abanyamahoro, ni mu ijuru ry'amahoro. Nta butiku nk'ubwo njya mbona inaha, nta busutwa buhaba, nta bujajwa bubayo, nta ngengabitekerezo z'amadini zihaba, nta n'iz'amoko zibayo, nta ronda akarere, nta ronda ruhu. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ndagushimye. Ntabwo turagororerwa. Iyo umukinnyi ajya gukina hari ibyo kurya bamuha kugira ngo abashe kurushanwa, hari ibyo kunywa kugira ngo arushanwe, hari imyambaro yambara kugira ngo arushanwe, hari ahantu arara kugira ngo arushanwe, hari ukuntu bamwitaho kugira ngo arushanwe. Natwe ibyo dukorerwa ni ukugira ngo turushanwe, ariko nje kukubwira ngo komeza urwane, ingororano ntago ziraboneka. Tuzagororerwa, tuzagororerwa. Ngo bagenda babiba, ababiba babiba, ababiba barira, bazasarura baseka. Ngo kandi abajyanye gutabarana na Yesu ngo bazagororerwa. Hari umuririmbyi urivuga ngo tuzatunda imiba tunezerwe, tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa, 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 nidutunda imiba tuzanezerwa. Biba mu gitondo, biba izuba riva, biba mu gitondo na nimugoroba, biba mu magambo, ubibe mu nzara, biba mu burwayi, biba mu ntambara, tuzatunda imiba tunezerewe, tubibe tuzanezerwa. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ntabwo ingororano ziraboneka abashumba. Ukuntu umutukwa n'izo muragiye, ukuntu umusuzugurwa n'izo muragiye, ukuntu babarebera ku rutugu, ukuntu bavuga ko ntacyo mumaze, ukuntu bavuga ngo muraba kurya amaturo gusa nta wundi mumaro, ukuntu bavuga ko mwariye intama mukazimara, ariko wowe uriyizi uzi ko wayoboye intama z'Imana. Humura, hari ingororano,
hari ingororano z'abihanganye, hari ingororano z'abagumanye na Yesu, hari ingororano z'abarwanye intambara nziza, hari ingororano z'abahinduriye benshi gukiranuka, hari ingororano z'abavugabutumwa, hari ingororano z'ababishopu, hari ingororano z'abapotre, hari ingororano z'abaririmbyi, hari ingororano z'abahanuzi, hari ingororano z'abadiyakoni. Haleluya, hari ingororano. Nimureke dusenge. Ndagushimye ko hari ingororano Mana, ndagushimye, ndasabira abera kugira ngo izo ngororano bazibone. Haleluya, ingororano turazishaka, duha imbaraga turindira ingororano. Sengera abankurikiranye bamenye ko ingororano batarazihabwa, kugira ngo barusheho kurwana no kurushanwa, kuko ingororano ntiziraza. Ndagushimye kubw'ubutumwa, ndagushimye kubw'ijambo. Habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Hari ingororano, mukomeze murwane intambara nziza. Imana izaducurangira, abamarayika bazatwakira, tuzicaraho tuticajwe na rimwe, tuzatarama mu bitaramo tutigeze tubamo, tuzarya amahano yahishwe, kandi tuzumva ijwi ry'Imana ituririmbira mu majwi twumvise y'abantu ab'Imana yahaye impano n'abazishatse kuzimu, ariko nta jwi na rimwe tuzumva riruta iry'umwami. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Amen.